mwana wa mama uyu ni umugabo wanjye cyararangiye birashoboka kandi nemerewe kumuhagararaho abyemerewe kumuhagararaho nk'umugabo wanjye. Niba hari ikintu mwishyuza uce mu gikari undebe twabivuganaho nk'umuryango akakikwishyura cyangwa namwihamagara bimwibwira. niba ikibazo ari uko yagiye atagusezeye ndagusezeye mu izina rye nk'umugabo twasezeranye. Baye Ferdinand ni umugabo wa Mutesi. None se singiki ikiganiro ko yagiye atamusezeye. Ibihe byiza mbahaye ikaze muze twiganire n'ubundi nk'ibisanzwe. Ibintu biri hoti, ibintu biraryoshye, bamwe barishimye abandi barababaye. Mu bishimye rero na pastor wanyu Mutesi arimo, umushumba wanyu mukunda cyane arimo aranezerewe. Abishimanye nawe muze twiganirire. Akwiye ibyishimo, akwiye ibyiza, nanyungute, nanezezwe n'urukundo, aruhobera ruyambere, nawe rwamubera nawe rwamushimisha. Niyo mpamvu amagambo yabaye menshi, mbese alubumu ya Melody ntiri kuvugwa, inkuru zose mu gihugu ntiziri kuvugwa, nta kintu cyabaye. Mutesi ni topiki y'icyumweru kimwe bibiri bitatu, ntabwo nzi icyaha yakoze, sinzi ereri yakoze iyo ariyo, mbese Mutesi yabaye Mutesi. Mutesi yashatse 1 2 3 4 5 6. Mutesi yakoze ibintu bitigeze bikorwa n'undi muntu, niwe muntu bikoze mu isi nzima yose. Guys, ntekereza yuko mubizi neza yuko buri muntu wese yamugizeho ijambo, yabisobanuye, yabivuze, umukunda utamukunda, cyane cyane abanzi be. Ni ukuri mucire birarura, ntacyo mwenda kumugira, ntacyo mwenda kumukora, ni ubuzima bwe, ni amahitamo yiwe, nta kintu na kimwe mugomba gukora ngo ibyo yatekereje mubiburizemo. Ibyishimo bye hari abo byabaje mwababonye, ibyishimo bye hari abantu bari kubiriramo mwabibonye. Ntabwo iteka ryose ibintu byose umuntu akora abantu bose babyishimira. Niyo mpamvu rero babonye abantu bahagurutse, abagabo, abagore, ngo hari timu z'abantu zizaza kumushinja. Zizaza kumushinja se zikureho yuko Ferdinand ari umugabo we? Ntibishoboka. Zizaza kumushinja se bahite bakora divorce kubera amagambo? Ntabwo bishoboka. Bari kugerekaho umugabo we amafuti, ibibi. Ntabwo Mutesi yigeze ashakana na marayika, icyo ni kimwe. Ntabwo Mutesi yigeze ashakana na Yesu uvuye mu ijuru. Ntabwo Mutesi yigeze ashakana n'uwundi muntu wese mushobora kumubwira yuko atagira icyaha. Umugabo yashakanye nawe Murindwa Ferdinand ni umuntu w'inyama n'amaraso, ukosa, ugira amafuti nk'uko nawe uyagira, nk'uko na mugenzi wawe mubana ayagira, nk'uko umuntu uyu munsi muri kumwe mukundana agira amafuti. Ntabwo ageze abwira ko ashatse umwere yo kuvuga ngo hazaza uwundi mugore 1 2 3 4 ndetse na 5. Ikidasanzwe se ni ikihe? Ikidasanzwe ni iki? Ngo abagabo bafite abana mu gasozi barenze 5 6 ni bangahe? Abagore bafite abana kandi batarabyaranye n'abagabo babana, kandi banabeshya yuko ari abagabo babana, bangana gute? Ubu se baziyahure, baziyice se? Byarabaye. None se abana bazabice kugira ngo abo babyeyi babo bababere, kugira ngo tubavuge neza muri sosiyete? Bizagende gute? Nuriya Ferdinand rero ibyo yakoze yarabikoze, hari n'ibindi azakora birashoboka, nk'uko nawe hari ibyo yakoze kandi hakaba n'ibindi uzakora bigutegereje, uzaba wateguye cyangwa uzaba utateguye. Kuki dushobora gufata couple y'umuntu yimereye neza, yibereye mu bihe byiza, ngo dutangire tuyitege iminsi, dutangire tuyisige imyanda, twumve ko batazabana? Uwo mubanye se ko mu bantu utekereza ko witonda cyane kuruta abandi bagabo bose? Utekereza ko witonda se kuruta abandi bagore bose? Mwebwe ko mubana mufite izihe mbaraga? Imana ireberera urugo rwanyu, ni nayo izarebera urugo rwabo. Imana ikunda umuryango cyangwa yemeye ko umuryango ubaho, ni nayo izafata mu biganza umuryango wa Ferdinand na Mutesi bakabana. Kuki wowe wumva yuko
ibyiza ni wowe gusa bikwiriye. Ni wowe ugomba kugira urugo rukomeye rwubakiye ku rutare urwa Mutesi, kubera yuko yashatse abagabo 1, 2, 3 bikanga, kuko Ferdinand ashatse uwundi mugore wa 2 cyangwa wa 5 simbizi, kucyumva yuko none urwo agiye gushaka narwo rugomba kubakira ku musenyi. Muribeshya. Imana niyo itanga, Imana niyo ihindura ibihe. Niyo mpamvu uriya Ferdinand ashobora kuba yarakosheje ahashize, ndetse na Mutesi ashobora kuba yarakosheje, ariko aka kanya akaba yarigiye mu makosa y'ibyo yakoze. Bombi bakubaka rugakomera, bakubaka bigashoboka, imijugujugu mwabateraga ikaba imfabusa, bagatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse ku babyemera. Ibyo bintu rero turi kwishyiramo ngo hagiye kuza timu ntazi iyo ariyo, iy'abagore 10, iy'abagabo 15, ibyo ntacyo bivuze. Nawe wa mugore we uri kwizunguza utyo ngo mwarabanye, ntabwo uri uruhinja, ntabwo uri umwana, ntiyagufashe ku ngufu. Niba mwarabanye mwaramaze, niba mwarabanye warakoze, nta byawe yariye, nta cyawe yatwaye. Niba hari icyo yatwaye uzagenda umurege. Kugushaka si itegeko, kukuvugisha si itegeko, ashatse na nimero yawe yayisiba. Ubwo biratangaje kubona ngo umuntu w'umuhanuzi, ngo umuntu w'Imana agira ikibazo akakizana ku mihanda, ngo bakunde bamenye yuko yahemukiwe. Kuki utaje kubivuga kera? Ubyibutse kuko yishakiye undi mugore? Ariya ni amahitamo y'uriya mugabo witwa Ferdinand. Ntabwo agomba kukugisha inama, ntabwo agomba kubanza ngo abikuganirize. Urinde se? Nturi mushiki we, nturi mama we, nturi murumuna we, nta kintu na kimwe uri cyo mu buzima. Nta sezerano mufitanye, mwahuye gutyo. Niba yarahuye na benshi rero, yabonye uwo bagiye kubana uyu munsi, niwe yabonye abarusha umutima, niwe yabonye abarusha ubumuntu. Turetse n'iby'uburanga, niwe yishimiye, niwe yanezererewe. Ibyo mwebwe muri kwivugisha ngo urabona ngo agize atya, ngo agize atya, ngo ubundi abagabo bakura he, ngo akoresha igiti, ibyo ntabwo bibareba. Buri wese iyo asenga hari ikintu abwira Imana, buri wese iyo asenga hari ukuntu abana n'Imana ye. Kuba rero waramuhanuriye warakoze, kuba mwarabanye warakoze. Nta cyawe yasahuye, nta cyawe yajyanye, nta deni na rike agufitiye. Mureke abeho ubuzima yahisemo. Nawe wahisemo kubaho ubuzima bw'iki? Bwo kubana nawe mudasezeranye. Uhitamo kubana ubuzima bwawe nawe mu nzu, nta kintu na kimwe kibahuza. Kuko rero wabihisemo, byenjoyinge. Uyu munsi uri kubyenjoyinga, nawe hari ibindi ari kwenjoyinga. Mureka biryohemo, mureka bibemo, mureke umuhe amahoro. Niba muri abakristo ni mu bisengere. Byo kuza kuvuga ku mihanda ngo arambabaje, aramaze. Nibwo bwa mbere wababara se? Nibwo bwa mbere? Nibwo bwa mbere se umuntu yagutungura kandi wari umwizeye mw'ibyiza? Umuntu ukiri ku isi uri umukandida wo kubona ibyiza n'ibibi, ukiri umukandida, ukiri ku isi uri umukandida wo guhemukirwa no kugirirwa neza, kimwe n'uko nawe hari abugirira neza hakaba n'abuhemukira. Uri umuntu, ntabwo ukora ibyiza gusa, ntabwo uri umwere. Niba rero uri umukristo, ngewe n'ubukristo bwanyu n'ubuhanuzi bwanyu, abantu benshi buradushisha. Twibaza ukuntu umuntu ashobora kuba ari umukozi w'Imana, umuntu yamuhemukiye agahita aza kumuvuga, niba koko yaraguhemukiye. Ku mihanda, kuri social media, ntabwo riba ariho ikorera. Amofisi ya riba ahantu aba murahazi. Biragayitse cyane, biragayitse. Kuba uhitamo kuza kubivuga ku muhanda. Wowe wari guhamagara Mutesi n'uwo Ferdinand wiwe mukabiganira, aho ngaho ubizanye nta kintu biri buze gutanga, usibye kuguha urw'amenyo gusa. Ahubwo mbona abagore benshi bari kuza hano bazamukira kuri Mutesi na Ferdinand, ahubwo mwabonye Mutesi yibera ku mihanda arakundwa, mugira ngo namwe muzakundwa. Siko bigenda, igikundiro gitangwa n'Imana. Mubona Mutesi araza ku muhanda cyangwa kuri iyi mihanda ya social media, muravuga ati ariko ubundi ko Mutesi ahakura abagabo, twebwe ntabwo twaza tukareba yuko tubona abagabo. Imana itanga mu buryo butandukanye. Ushobora kuhaza wanamuhakura akakubera mubi kuruta uko ubitekereza,
akakubera mubi kuruta uko wabyiyumvishaga, uzi ngo uje kuba umusitari nawe ngo ukundwe, ntabwo bishoboka. N'abasitari bo mu buzima busanzwe, abahanzi, abakinnyi ba filime, ntabwo bose tubakunda kimwe. Hari abo dukunda, hari n'abo tugaye, n'abo turenga, nta n'ikintu batugize. Nawe rero ushobora kuza waribeshye yuko uje kumera nka Mutesi ntibiguhiye. Abantu mwese rero mwumva ko mugiye gutera ibitero kuri Mutesi kugira ngo mukunde mumenyekane cyangwa mubone abagabo, ntabwo ariko bizabahira. Nimugenze makeya. Ahubwo buriya Mutesi asenge cyane, ahanze hari operasiyo tumuhombe. Mutesi usenge cyane, abantu ntibagukunze, ntibakwishimiye, nta nama bari kukugira, usenge cyane ku bukwe bwawe uzakora atansiyo, uzakora ikintu cyose gishoboka, uzakore mu buryo bwose buzatuma ibintu byawe bijyamo abantu wizeye 100%, kuko operasiyo tumuhombe yakugeraho, bakakwica umugabo cyangwa nawe bakaguhitana. Ntabwo biba byoroshye, mu magifiti barugeramo, mu byo kurya byo ni ibintu byoroshye, mu birahure ni ikintu cyoroshye. Usenge cyane batazana operasiyo tumuhombe mu bukwe bwawe, ugasanga ubukwe bwawe byari ibyishimo bibaye amarira. Usenge cyane, aba bantu bameze nk'amatimu ntabwo boroshye. Usenge cyane abantu bakoze ibigurupe by'akagambane ku buzima bwawe, ku rugo rwawe. Usenge cyane batagusenyera, usenge cyane ibyari ubukwe bitazaba ibindi, bitazavamo inkuru nziza, bitazavamo inkuru itari nziza hakazamo inkuru mbi. Habaho za operasiyo tumuhombe hano hanze, tumuhombe twese, mwese murazizi ziraba kenshi. Usenge cyane, niba wasengaga 3 nushaka usenga 10. Tumuhombe murayizi mwa bantu mwe mwese. Aba bantu b'abagore baguhagurukiye, harimo n'abagabo b'isoni nkeya. Usenge Imana ibakure mu buzima bwawe, usenge ubukwe bwawe buzabe bufite sekirite idasanzwe, usenge ubukwe bwawe buzabe mu buryo ki budasanzwe, ku buryo mbese bazatungurwa uburyo ki buzagendamo. Nabundi operasiyo ya tumuhombe yakugeraho da, asanga aribyo bari gutegura, ntiwamenya ko ntushobora kumbwira ukuntu uyu munsi aribwo bibutse guhaguruka ngo bamuvuge, kandi ntiyari yarapfuye yarazutse. Se nibwo bibutse kumuvuga? Niba yasezeranye nawe aramaze, niwe yishimira, ni wowe anezerewe. Nibaguha amahoro, nibakureke, nibaguha umutuzo, nibajye gushaka ababo. Ntabwo Imana yaremye Ferdinand ku isi wenyine, ntabwo Imana yaremye umugabo umwe, uwo yakugeneye muri kumwe, nabo hari abo yabageneye bari kumwe. Byo kuvuga ngo barabanye mu nzu, byo kuvuga ngo turazana abandi babanye nawe, baramaze. Ibyo ntacyo bivuze, ni amahitamo y'umuntu, kuko iyo umuntu akuze afite uburenganzira bwo guhitamo uko ashaka. Impamvu atabahisemo ntabwo yabishimiye, impamvu atabahisemo ntabwo, ibyifuzo bye ntabwo bihuza namwe. Mushaka abanyu, mwabaguguringa, mwabakura ku ma apu, aho hose za application zose zitanga abakunzi zirahari, muzababona beza, b'abakire, abasaza, abasore, ingeri zose zirahari. Muhe Mutesi amahoro atuze, muhe Mutesi amahoro yishakire. Mutesi we, nyunguta urukundo, yambira urukundo, umva uburyohe bwarwo, aho baguhereye, aho bagutukiye ngo uri ikiraya, ngo uri ururaya, ufite igiti ukoresha, aho bakuvugiye, nyunguta urukundo, ryoherwa narwo, wumve ko nawe ibingibi ari ibihe byawe. Bariya bose ntacyo bavuze, ntacyo basobanuye, nta n'ikintu bazahindura, ntacyo bazahindura. Mugabo bamufiteho uburenganzira, b'ibyo bivugisha nibabivuge birangire. Yambira urukundo, ruhobere, runyungute, runyungute, wumve yuko runyunguse urwumve. Nyunguta urukundo, ibyo bivugisha byose bibe ubusa busa, bibe zeru imbere y'abanzi, bibe ubusa.